Ziba Shiba w'i Rwanda TV ndetse na Bisigaho Comedy ndetse na Shiba w'Icyangugu TV. Ndabasuhuje cyane mwebwe mwakanze subscribe kuri izo channel maze kuvuga, ndetse nkomeza mbashimira cyane mbakangurira ko mwakomeza gukanda subscribe kugira ngo mukomeze munshyigikire mu biganiro mbana nabyo banamo namwe bya buri munsi. Ndetse suhuje n'abari mu bihugu biri hirya bigiye bitandukanye nka Amerika, muri make y'aba diaspora bankurikira kuri social media, yaba ari ya TikTok cyangwa se ama Facebook cyangwa ama Instagram n'ama Twitter n'ama YouTube yose. Nkomeje gushimira abantu mwese munkurikira kuri izo social media, mbabwira ko ibiganiro nkora cyangwa se ibyo nkora mbikora kubera mwebwe, kubera ko mwashyigikiye. Reka nongere mfate una mwanya rero mbabwire n'abatari bakanda subscribe na like na comment babikande, ariko kako kazogera ku mutuku murimo murareba kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho ku gihe. Aka kanya rero murabizi ko duherukana turi mu by'urubanza rwa Jihadi ndetse na bagenzi be, aho bari bajuririye iminsi 30 mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho bari rwabakatiye iminsi 30, ariko bo ntabwo bayishimiye, bashaka kuyijuririra kugira ngo barebe ko hari icyayivamo. Ngayo nguko rero urubanza rwasomwe ku itariki 5, aho rwasomewe aho bari barwimuriye i Nyamirambo umujyi wa Kigali. Ndagira ngo mbabwire mu ncamake y'ukuntu nabyumvishe nk'umuntu wari uhari. Basomye urubanza saa 10 zo ku itariki 5 z'ukwa mbere uyu mwaka wa 2026 turimo. Ndagira ngo abari kunkurikira kuri iyi video ngire abanyarwanda bamwe na bamwe ngenda sobanurira batigeze basobanukirwa ibya ruriya rubanza, yaba ari abanyarwanda yaba ari n'abari hirya y'u Rwanda. Nkomeza mwifuriza umwaka mushya muhire mwese abanyarwanda n'abari hirya y'u Rwanda. Banyarwandakazi rero uyu muri kureba kuri kamera niwe Shiba w'i Rwanda w'abanyarwanda, ntazagire undi muntu uzababeshya ngo niwe Shiba ngo mu Rwanda, ngo niwe Shiba ngo w'ibiki. Shiba muri kureba niwe huyu wenyewe. Ni ukuvuga ngo rero ku isaha y'isa 10 ku itariki 5 yari ibintu bikomeye cyane, cyane kabisa, n'amarira menshi cyane ku bafana n'imiryango yaba ngiye kuvuga, yari amarira cyane. Ariko ndagira ngo ngire ikintu wenda nibwirira aba bana b'abahungu nubwo bafunze, ariko ndabizi neza ko burya akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze, wenda ntihazaburuza abashiriye message. Ni ukuvuga ngo Kwizera Nesta ari we wiyita Papi, noneho akongera akaza n'Ishimwe Patrick ari we wiyita Pazo, ndetse n'uwitwa Ishimwe François Savio, n'uwitwa Uzabakiriho Spiria ari we wiyita Jihad. Ni ukuvuga ngo ubundi aba bantu bari kuri kesi imwe ya yampano Uzabakiriho Uzabakiriho Spiria ni Jihad. Noneho ubarega n'uwitwa Uworizagwira Florian ari we yampano muzi nk'umuhanzi. Ni ukuvuga ngo hamaze gusigara abasore 4, mu gihe bari abasore 5. Uwa gatanu yaratashe ari we witwaga Kalisa John, uriya wabaye umwere muri Kicukiro, bakiri muri Kicukiro. Kalisa John niwe watashe, bari 5. Ni ukuvuga ngo uyu Kalisa John we ntabwo yigeze asakaza video, ahubwo yayihawe n'uwitwa Kwizera Nesta Papi, yarayihawe nawe, niyo mpamvu yabaye umwere. Ndagira ngo ngire abanyarwanda nsobanurira batigeze basobanukirwa ku by'uru rubanza rwa yampano ndetse n'aba bari kuregwa aha bakurikira. Ni ukuvuga ngo dore ubundi ukuntu ibintu byifashe, ukuntu ibintu bimeze, ukuntu n'aba basore kugira ngo babe bafungwa
urubanza cyangwa se urukiko rwabonye ko ari impamvu zikomeye cyane muri sosiyete nyarwanda. Ni ukuvuga ngo Jihad ari we witwa Uzabakiriho Sipiriyani yari afite gurupe ebyiri. Hari abari bari kuvuga ngo Jihad ngo ntago ngo biriya byaha ngo urukiko rwamusanzeho 9 ngo yabikira, ngo ntago ngo biriya byaha ngo byose uko ari 9 yabivamo. Ndagira ngo mbabwire ngo ntago urukiko aka kanya ntago ruri kureba ibyo byaha 9. Urukiko ruri kureba icyo yafatiwe aka kanya, kuko ntago ibyo byaha 9 baba bari baramubuze, wenda birahari bari banamuhayeho na last warning yabyo, ariko urukiko ubundi rureba icyo wazaniwe mu rukiko ako kanya directement cyangwa se ako kanya direct. Ni ukuvuga ngo witwa Jihad rero yari afite groupe ebyiri. Yari afite groupe yitwa Abashu Muponyonyo. Abashu Muponyonyo yacagamo video z'urukozasoni ndetse n'amafoto agiye atandukanye. No akaba n'iyindi ngo y'abashu ngo bashaka sho. Abashu mushaka sho. Kuvuga ngo yarafite groupe ebyiri zicamo video z'urukozasoni. Murabizi ko hano mu Rwanda tugendera ku muco. Murabizi ko hano mu Rwanda nta bintu byo kwiyandarika. Noneho ikintu yazize Jihad cyane nuko yazize izo groupe, kuko izo groupe nizo zanyujijwemo video ya Yamano, ndetse arongera arasubizaho no kuri status screenshot arimo akangurira abantu kujya muri groupe ziwe kugira ngo bajye kureba noneho video iri furu. Murabizi ko bavuze ko ubundi video habanje iminota 5, mu wundi mwanya ngo hasohotse 10, mu wundi mwanya ngo noneho hari n'indi minota 30. Murabizi ko icyambere aba ari amakuru, ayo makuru yaratambutse yose mwese mwarayumvise. Ariko Jihad w'ikintu yakoze yazize izi groupe uko ari ebyiri kandi ziwe nyirizina, none atari no kuvuga ngo wenda yisanzemo ngo bamwadinze ngo ntago ari iziwe, ngo ni umuturage uri muri groupe. Niwe ubwe wazifungure na email ye na account ye na nimero ye. Arangije igihe video ya Yamano yari igiye gusohoka, afata screenshot ya video ya Yamano n'amafoto ajyana kuri status kugira ngo abamukurikira bose baze kuza kujya muri ya groupe ye bakurikire ibiri kuyicamo bya Yamano. Aho niho ubushinjacyaha cyangwa se ubugenzacyaha, cyane ko buriya ubuyobozi buhera hasi, nibyo nari mvuze, ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ari bwo mu rukiko. Izo ni impamvu bagendeyeho cyane bafunga Jihad, bavuga ati Jihad tutamufunze yazatuma n'abandi nabo bajya muri ibyo nari ndimo ndavuga by'amagurupe cyangwa se gusakaza video z'urukozasoni. Aho ngaho ndumva bamaze gusobanukirwa kuri Jihad, mumaze gusobanukirwa aho ngaho kuri Jihad ikintu azira cyangwa se ikintu afungiwe nyirizina. Noneho ni ukuvuga ngo Kwizera Nesta ari we witwa Papi, niwe nawe yari afite groupe yitwa Hadito. Ni Hadito. Nawe yari afite groupe icamo video z'urukozasoni, aribwo yagiye no kwandika inbox yandikira Kalisa K John ari we wuriya watashye, aramubwira ati John gerageza urebe ukuntu wasiba video naguhaye bari kunshaka. Ariko aka kanya ikintu kiri kubabaza abantu cyangwa se wenda abantu basobanukiwe iby'uru rubanza, barimo barahakana ibintu kandi bigaragarira amaso y'ubuyobozi. Kandi buriya kubesha ubuyobozi buba bufite ikoranabuhanga rihambaye ritandukanye, ubuyobozi buba bufite ubumenyi butandukanye. Ni ukuvuga ngo Kwizera Nesta icyo azira ni uko yari afite groupe ica mu rukoza ibi video cyangwa se amafoto, video z'urukozasoni, none akaba yaranahindukiye akabwira John ati siba ya video bari kunshaka. Aka kanya ikimufunze ni ukuba ari guhakana ko nta muntu yigeze aha video, nta na groupe yigeze, kandi abayobozi barimo babireba, inzobere ziza amategeko. Noneho Ishimwe Patrick cyangwa se Pazo
ariko Pazo ishimwe Pazo Patrick wiyita Pazo niwe wahaye John video. Ubwo ni ukuvuga ngo maze kuvuga abantu babiri, maze kuvuga kuri Jihad uzaba akiriho Spirian ariwe Jihad, maze no kuvuga kuri Ishimwe Patrick wari ufite groupe. Oya ndimo ndabivanga nanjye rurubanza rwanancanze. Jihad ndi kumusobanukirwa cyane kuri groupe ziwe ebyiri, abashu muponyonyo n'abashu mushaka sho. Izo groupe nizazira na screenshot yagiye kujyana kuri status akangurira abamukurikira bose kuri stati ngo bayoboke izo groupe. Noneho Ishimwe Patrick we arazira kuba yaravuganye na John Kalisa John ati siba ya video bari kunshaka, kandi we yivugira ko nta muntu yigeze aha video. Noneho uyu Kwizera Nesta nari nabitiranyije, uyu Kwizera Nesta we arazira ko yari afite groupe yitwa Hadito, nimba ari Hadito, ariko nawe arazira groupe yari afite icamo ama video n'amafoto by'urukozasoni. Noneho Ishimwe Savio nawe yari afite groupe yabagamo yitwa Rwanda Burundi Uganda Polono. Uyu nguyu Ishimwe Savio ngira ngo namaze kubibabwira ko ari abasore bane, ndumva bose nabazengurutse. Ari Jihad nababwiye ikimufunze, ari na Ishimwe Patrick nababwiye ikimufunze, na Kwizera Nesta ikimufunze, na Ishimwe Savio uzira groupe yari afite yitwa Rwanda Burundi Uganda Polono. Ibi byose rero maze kubabwira rero, urukiko rumaze kubisuzuma neza rwa Kicukiro, rumaze kubona ibimenyetso byose bashakaga, nibwo bafashe bamaze kurega uko ari bane n'uwatashe Kalisa John wahawe video, ariko ntabwo nubwo yayihawe ntabwo yayisakaje. Baraza kuza kuba bafite n'abatangabuhamya babashinja barahari. Noneho urukiko rwa Kicukiro rwari rwabahaye iminsi 30. Rumaze kubaha iminsi 30, ubona barangije ntibayishimira. Barangije bo ntabwo bayishimiye. Bamajije kutayishimira nibwo bambitswe iroza bajya imageragere mu karere ka Nyarugenge muri gereza nkuru y'umujyi wa Kigali. Barangije kugerayo baravuga ati ntago iyi myanzuro yavuye muri uru rukiko rwa Kicukiro twayishimiye. Jihad yari afite abavoka babiri. Barangije bamujurira ya minsi 30 kuko atigeze ayishimira. Jihad ya minsi 30 yahise ko aza ku rukiko rwa Nyarugenge. Kicukiro biyambuye ububasha mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, biyambuye ububasha, noneho babashyira Nyarugenge ku rukiko rw'inyamirambo rw'ibanze rw'inyamirambo. Bamajije kubahashyira ya minsi 5, icyo bita procedure, kujuririra iminsi 5 mbere yo kugira ngo umanuke, yutayishimura yijuririra mu minsi 5 iyo itari yashira. Noneho bamajije kuza kuyiburana iyo minsi 30, Jihad we yiburane yubwe avuga ati njyewe reka ati nge ndi umusiramu. Jihad ni izina ry'abasiramu rusange rifite benshi, ati nge nitwuza abakiro Spirian, muzagende mujye muri Amerika mushaka y'uwo Jihad wasakaje ama video, ati niho aherereye. Arangije sahakanye gutyo, kandi biri kugaragara muri systeme neza ko afite amagurupe 2 acamo, kandi byari kuregwa. Arahakana ku buryo na nyuma hari abaje kuza kubikomatingaho bavuga ko akimara kugera muri gereza ya Mageragere, uwitwaye Ingabire Vigitwara ari we wamwigishije ukuntu azaburana iyi procedure y'iminsi 5 yajuririye. Ariko ni amagambo nyine y'abantu, murabizi ko abantu baba babereyeho kuvuga, ariko baba bavuze ibintu bitajyanye. nta n'ahantu bahurira, ndumva ntaho bahurira. Umwe ni umugabo undi ni umugore, kandi gereza ni ebyiri, iy'abagore n'iy'abagabo. Barangije ngewe ahantu nze kuza kunenga n'ahantu nze kuza kugira inama aba bana b'abahungu, ni ukuvuga ngo ndanenga aba bavoka baburaniye aba basore.
nzi neza ko umwavoka umwishyura kugira ngo ajye areba ahantu wabeshye kandi hari ikimenyetso akubwira ati hano hemere uhasabire imbabazi. Ndagaya cyane bano bavoka bahagarariye aba bana b'abahungu muri uru rukiko bakajya gutuma bahakana ibintu kandi bigaragariza ibintu, bakabihakana kandi bigaragaza ibimenyetso. Kandi mu mategeko iyo urimo uhakana ibintu bifite ibimenyetso burya ni wowe bwawe uri kwifunga. Aka kanya ba jihadi iyo baza kuba baremeye bagasaba imbabazi kuri ibi byaha baregwa cyane ko njye uri kubibabwira muri kureba kuri kamera nari impibereye basoma urubanza neza ukuntu bagiye bavuga ibimenyetso babifite, iyo baza kuza gusaba imbabazi aba bana b'abahungu bari kuba barikuwe bari hanze, ariko nibo bari kwifunga. Ndagira ngo iyi message rero ndi gutanga ize kuza kuba yazagera no kuri aba bafunze cyane ko barasurwa n'imiryango yabo ndetse n'inshuti n'abavandimwe n'abafana n'abana babo, wenda basanga harimo n'abafite n'abana. Uzabona ni video azagenda abwira aba bana b'abahungu ati nimwemere icyaha mugisabire imbabazi, mwemere ko ubwacu twari twahakanye tuzi yuko ari byo wenda bidufasha, rwose mutubabarire muce inkoni zamba aho ngaho, mutubabarire kuba twaremeye tugahakana icyaha kandi twaragikoze kinagaragaza ibimenyetso. Ndagira ngo mbabwire mwebwe muri kureba iyi video ngo aba bana b'abahungu nibagaruka kuburana mu mizi, kuko iriya 30 jours bari baburaniye Nyamirambo muri Nyarugenge basomye ku itariki 5 z'uku kwezi turimo, ntago ari uko ariyo tariki bari bahawe yo kuburana iminsi 30, ahubwo nuko bari bayijuririye, ariko ubundi bazongera babahereza indi tariki yo kuburaniraho iriya minsi 30 baherewe muri Kicukiro, aribwo tuzamenya ikivamo. Ndagira ngo rero mbasabe mwa basore mwe muzagaruke, ndabizi ko ntabwo muri kumva ino video ariko wenda bazababwira, muzagaruke mwemera icyaha mugisabira imbabazi. Abavoka bo ntabwo nabura kubagaya, nta kintu babafashije nacyo. Ntabwo nakiyumvisha ukuntu umwavoka aba afite kopi z'urubanza rw'umuntu yarangiza aho kugira ngo akubwire ati hano hantu hemere dore n'ikimenyetso kiragaragara, agakomeza gushishikariza kugica hejuru cya kimenyetso kandi kiri kugaragara. Ese mubona abantu amashuri bize barayize bikoreye otamironi, mubona abashuri bize barayize bikoreye amashu. Abantu baba bafite ubwenge bugiye butandukanye mu buzima babayemo bwa buri munsi. Nta mpamvu yo kuba washaka gufata umuntu ushaka kumucurika ibintu bigaragara amaso y'abantu. Aba ba metere bo ntabwo nabura kubagaya, biritwa nuko ba jihadi bari kwiburanira ntibatange n'amafaranga. Ndabagaye rwose. Impamvu mbagaye ngewe nababajwe n'ukuntu ibyaha bifite ibimenyetso noneho abakiriya babo ahubwo bo bakaburana bavuga ngo ntabwo twabikoze. Kuki umwavoka atabakebuye ngo ababwire ngo hano mwe kwahakana kuko biragaragara ko mwabikoze, nimuhemere muhasabire imbabazi? Ako kantu muri kukumva? Noneho rero tugana ku musozo, ndumva tugiye kugana ku musozo. Namaze kugaya bano bavoka baburaniye aba basore, mara no kugira inama aba bana b'abahungu muri iki ukuntu urubanza narwumvishe barusomyemo, kuba bakemera icyaha bakagisabira imbabazi. Boneraho no gukomeza gukangurira urubyiruko gushaka imirimo bakora kugira ngo babashe kwiteza imbere. U Rwanda nta kintu twabuze. Mu Rwanda dufite ubuyobozi bwiza. Mu Rwanda niyo waba ubona nta buzima bafite uko bakugenza ukabaho ukamera neza. Niyo waba ufite 100 ukavuga ko ufite 100 barakongerera rwose ukabona igishoro ugakora. Nta mpamvu yo kuba twagiye twishora mu byaha bijya kudufungisha. Ngiye muri gukurikira kuri kamera impamvu ibi ngibi mbivuze, ngewe nigeze gufungwaho imyaka igera kuri 2. Ngiye nigeze gufungwaho imyaka igera kuri 2. Hari abajihadi bari mbibabwire, hari abanyarwanda bamwe bankurikira cyangwa baba hirya bankurikira batazi amateka y'ubuzima bwanjye, ariko gereza ngenda yizi. Nta muntu nakwishimira ko yajya guhakana icyaha kandi kigaragara. Murakoze cyane rero, mukomeze mukandi subscribe kuri channel
nababwiye ariyo Shiba w'i Rwanda TV ndetse na Bisigaho Comedy na Shiba w'Icyangugu.